turavuga rero ngo nimusenge ngo turabasazi, ariko twabwira n'abantu ngo ni basenge banakore, bakavuga ngo twavuye mu by'umwuka turi mu by'umubiri. Murabishya, ntabwo ari byo. Nimusenge munakore, nibwo muzavana umudendezo muzima mu byo muvuga n'ibyo mukora, nibwo ibyo muvuga bizumvikana, kubera yuko kuvuga gusa amagambo isi ntiyakeneye, isi irakora, isi ibona ibifatika. Mwe kuki bibatwaye gukora no kugira ibintu ko bibafasha ubwanyu, kuki mutabikora? Nimufashe isi kugira ngo ibashe no kubumva, ibashe no kubona n'akamaro kayo. Gusenga biguha icyo ushaka. Impamvu abantu basenga bakagira basenga bakaba n'abakene bakaba n'abatindi, basenga nabi, musenga nabi. Ko gusenga kwa nyako kuza kudasenga nta ngaruka bigira, ingaruka mbi. Nose kudakora nta ngaruka mbi bigira. Hanyuma gusenga nabyo ubwabyo ntibihagije, aho gusenga ute? Gusenga bikumariye iki? Bikugirije hehe? Gukora nabyo ubwabyo ntibihagije, kuvuga ngo umuntu arakora, ahubwo ibyo ukora bikuzanira nyungu ki? Ubona nta gihombo kirimo. Birasaba rero ko tubiganiraho. Kandi iki ni ikibazo gikomeye, nubwo umuntu yabyoroshya, ariko ni ipfundo ry'imibereho mibi abantu barimo uyu munsi, ni ipfundo ry'ibibi abantu barimo uyu munsi, ni ipfundo ry'akaga no kudatera imbere abantu barimo. Kuko gukora nabi bitera ubukene, gusenga nabi bitera ubukene, kudasenga bitera ubukene, ariko no kudakora bitera ubukene. Ni gute rero ibyo bintu byombi twabihuza bikatugirira akamaro? Bakunzi bacu aho muherereye hose, tunejejwe n'uyu mwanya tubonyeho kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Abari mu gihugu cyacu, abari mu karere, abari ku isi yose bumva ikinyarwanda, turabaramukije, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Imbere. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo senga unakore, kora unasenge. Nta kintu kimwe na kimwe gisize ikindi, byose bigendera hamwe. Kuko usanga akenshi abantu iyo bavuga, iyo baganira hano hanze, bamwe usanga bavuga bati dusenge twirengagize by'isi. Abari muri ibyo ngibyo by'isi nabo bakavuga bati reka dukore cyane, twe kugendera mu bitekerezo bidafite aho biganisha, by'abantu basenga badakora, ariko mu by'ukuri nta na kimwe kigomba gusiga ikindi. Ndagira ngo rero ukurikire, kuko ijambo ngiye kuvuga ni ijambo rikomeye, ni ijambo ngiye kuvugiramo ibintu bituma hari ibitekerezo umuntu ashobora guhindura, imikorere ishobora guhinduka. Abenshi bayivuga uko gutandukanye, ariko ndagira ngo ijambo ngiye kuvuga ni ijambo ribaga ibyo bitekerezo byose, bimwe bisa naho ari ubuyobe, kandi ndashaka kubibaga nta kinya. Mu by'ukuri rero igihe turimo, igihe tugezemo, ni igihe abantu bagomba gukora ibintu mu buryo bubaha inyungu, mu buryo bufite aho baganisha, kandi umuntu icyo akoze nicyo yinjiyemo akagikora, akinjiyemo akagikora nta kukijenjekera, kuko isi aho igeze nayo uko ibayeho irimo irabaga nta kinya. Ni ngombwa rero ko abantu bagira ibitekerezo bigari, kandi bagashakisha inzira zose zishobora gutuma ibyo bakora, ibyo bavuga
biba ari ibintu bibateza imbere kandi bikubaka n'abandi ndetse n'isi yose. Reka dusome rero mu gitabo cy'imigani igice cya 14 umurongo wa 20, haravuga ngo umukene arangwa ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana, ariko umukire agira inshuti nyinshi. Muri icyo gitabo nanone igice cya 12 ku murongo wa 24 hakavuga ngo ukuboko k'umunyamwete kuzatwara, ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa uburetwa. Mwakira ijambo ry'Imana. Hano hanze rero mu bantu iyo muhuye mu masoko, mu matorero, ku maradiyo, kuri za YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, usanga hari impaka nyinshi hagati y'abasenga, abadasenga, ndetse n'abakora, kandi bajya impaka mu by'ukuri umva zifite ishingiro. Buri wese arimo kwibaza ngo ni igiki gifite akamaro kuruta ikindi, ari ugukora cyangwa se gusenga. Abasenga gasanga bavuga bati twebwe turasenga bifite akamaro, tutanasenze ntimwanabaho, nta n'icyo mwanageraho. Abakora nabo bakavuga ati se gusenga ntacyo bimaze, gukora nibyo bifite akamaro. Mbese mu by'ukuri ni igiki cyabanza, ni igiki cyakurikiraho, ni igiki gifite akamaro kurusha ibindi? Kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi buri muntu wese ashaka kubaho neza, ashaka kubona ibyiza, ashaka kumererwa neza, ashaka gutunga no gutunganirwa. Kandi mu by'ukuri usanga akenshi ibyo byose bitikora, bigira aho bituruka. Ibyinshi bitangira mu bitekerezo. Iyo umuntu afite ibitekerezo bipfuye, biranagoye ko yakora ibintu bizima. Akenshi usanga turimo kwibaza ngo ni iki gifite imbaraga kurusha ikindi. Nibyo ngira ngo tuganireho rero. Ntabwo ndibuze kubica ku ruhande, nta nubwo ndibuze kugira uruhande norohera kuruta urundi, ariko mu by'ukuri umuntu washaka kwiga, washaka kugira ibyo ahindura, hari ukuntu abishatse yavanamo icy'ingenzi kandi kikaba cyamwubaka kikamugirira neza. Iyo tuvuga ibi ngibi akenshi birebwa n'abantu bagiye batandukanye, bamwe tuzi abandi tutazi. Tugira amahirwe yo twumvise hari umuntu watubwiye ko ibyo twavuze hari uwo byagiriye umumaro. Uyu ugerageza kumva, buryo umuntu ahora yiga. Ni wumva hari ikintu kizima kirimo, ni wumva hari ikintu kizima cyagufasha, ugerageze guhindura imyumvire, ugerageze kugikurikiza, ariko uzanahereho ukangurira n'abandi kugikurikiza, kugira ngo tugire akamaro aho turi, ibyo tuvuga bigira akamaro, tugira ibyo twubaka. Hanyuma hariho imvugo rero ivuga ngo ibi ngibi ni iby'isi, ni muberekera ab'isi, ibi ngibi ubigiyemo aracumura, ubigiyemo ntashobora kujya mu ijuru. Abandi nabo ku rundi ruhande bakavuga ati ariko abantu barayobye, birirwa bavuga imbaraga, bavuga gukomera, bavuga Imana tutabona. Twebwe turakora bikagaragara, twebwe turubaka bikaboneka, ibyo dukora birafatika. Ntabwo dushaka kumva abantu badutesha umwanya, badutesha igihe, bavuga gusa bakavuga. None se byashoboka ko umuntu ashobora gukora ikintu kimwe muri ibyo ngibyo akaba ari cyo ashorera gusa, hanyuma kikamuhesha ibyo ashaka byose, kikamuha amahoro, kikamuha umutuzo, kikamuha umutekano, ku buryo yumva ko ikindi atakijyamo? Birashoboka. Kudasenga
nta ngaruka bigira, ingaruka mbi. Nose kudakora nta ngaruka mbi bigira. Hanyuma gusenga nabyo ubwabyo ntibihagije, aho gusenga ute? Gusenga bikumariye iki? Bikugirije hehe? Gukora nabyo ubwabyo ntibihagije kuvuga ngo umuntu arakora, ahubwo ibyo ukora bikuzanira nyungu ki? Ubona nta gihombo kirimo. Birasaba rero ko tubiganiraho. Kandi iki ni ikibazo gikomeye, nubwo umuntu yabyoroshya, ariko ni ipfundo ry'imibereho mibi abantu barimo uyu munsi, ni ipfundo ry'ibibi abantu barimo uyu munsi, ni ipfundo ry'akaga no kudatera imbere abantu barimo. Kuko gukora nabi bitera ubukene, gusenga nabi bitera ubukene, kudasenga bitera ubukene, ariko no kudakora bitera ubukene. Ni gute ibyo bintu byombi twabihuza bikatugirira akamaro? Bityo nibyo ngiye ngo tugiye kuganiraho. Birashoboka ko abantu wenda batabivuga nkuko tubivuga, cyangwa se hari abajya banga no kubivuga, bakabwira abantu imigisha. Imigisha ni byiza kubwira abantu imigisha, ariko biba byiza nanone iyo ubwije abantu kuri, nubwo batagukunda, nuko batakwemera, ntibakunda ukuri nawe ntibagukunde, ariko wabwije ukuri hari igihe byafasha abantu. Kuko gufuka ikibyimba ntukimene, burya ukirwaye ntabwo umukoreye, umuhemukiye. Hari igihe bisaba ko ugifata ukagikanda ukakimena, hanyuma icyo yabonaga wenda nta kintu kimutwaye, hanyuma wenda ukavura ko wakimenye, ariko nibyo byamugirira akamaro. Kuko nta ubana ikibyimba cy'ubukene, cy'ubujyahabi, cy'imitekerereze mibi ngo umuntu amwihoreye ayishoreremo gutyo gusa uzavuge ko uwo muntu yatera imbere. Gusenga no gukora rero bigomba kujyana, nta na kimwe kigomba gusiga ikindi. Gusenga byubaka umuntu mu buryo bw'umwuka. Uburyo bw'umwuka ni uburyo budafatika, aho umuntu ashobora gutungwa no kuvuga amagambo ariko yabwira nyir'ububasha, Imana ishobora byose, akagira ibyo ayisaba, akagira ibyo yemera, akagira uko ahiga, agahigana na nyir'ububasha. Mu buryo bwo kuvuga no gusabana n'Imana habamo imbaraga abantu batabona, batumva, badashaka kumva, cyangwa se banirengagiza, ariko imbaraga zikomeye. Kuko umuntu ntabwo ari ifatika gusa, umuntu agizwe n'umubiri, akagirwa n'umwuka, akagirwa na roho. Umuntu agizwe n'ibice byinshi. Ntabwo ushobora gufata rero umuntu ngo umufate mu gice kimwe, mu gice cy'ibifatika, ugaburira umubiri we n'ingingo ze, wumve ko wamwubatse mu buryo bufatika. Ugomba kumwubaka mu buryo buri holistic, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika. Gusenga rero bikora ku gice ibintu bifatika bitageraho. Nubwo abantu babyirengagiza, ariko barabizi neza ko hari ibintu bikemurwa mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo gusenga, kandi udashobora gukoresha mu buryo bufatika bw'amafaranga n'ubutunzi n'ubwenge busanzwe, ahubwo bikabera mu buryo bw'umwuka. Igere gusenga aricyo bimaze rero. Gusenga byubaka umuntu uburyo bw'amarangamutima. Amarangamutima, ku buryo umuntu agira amarangamutima nubwo yahura n'ibibazo bikomeye mu runaka, ariko ugasanga umuntu arakomeye, akanyura mu bihe bigoye, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'uburwayi, ariko umuntu ntiyiyahure. Akanyura mu bihe byo guhomba, umuntu ntiyiyahure. Akenshi abantu bubakiye batageze ahangaha, aya marangamutima tubatse turagenda tunabibona hano hanze. Ibihugu byateye imbere bifite ibintu byose turimo gushakisha uyu munsi, turimo kubaka, tubwira n'abantu ngo bubake ibi bintu.
akenshi abantu babisohotse barabifite koko nibyo, ariko birimo kugenda amarangamutima yarangiritse koko, bimuyemo Imana, bimuramo igice cy'umwuka, bubaka ibintu bifatika. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu arabyutse mu gitondo ntiyavuganye n'abantu mu nzira, mujya mubibona ku mateleviziyo no mubyumva no ku maradiyo, wenda n'abariyo barabibona, aho umuntu abyuka agafata icyuma akagenda agitera abantu bawe, ntibadikanyije, ntibararana, ntibatonganye, umuntu akumva agomba kwica abantu gutyo gusa. Ayo ni amarangamutima yakomeretse, ni ukudaha agaciro ubuzima, kuko nabo ubwaba ubuzima bwabo nibabuha agaciro. Amarangamutima rero gusenga byubaka amarangamutima. Burya abantu uko bateye na za kamere zabo, hatarimo kirazira, hatarimo kubaha Imana, gutinya Imana, kandi bituruka mu gusenga, bituruka mu nyigisho zijyanye no gusenga, ntabwo abo bantu babashobora. Wabyuka mu gitondo ukibaza, ugasanga bafite ubunyamaswa hejuru, nyuma y'ubundi bunyamaswa, ibyo bakora birenze ubunyamaswa izi ngizi tuzi, kuko inyamaswa ikwataka yashonje, ikwataka ari uko wayatatse, ibona imerewe nabi, ariko umuntu we ubugomera bupanga buba muri we, muri kamere. Hatarimo gusenga rero, ngukore ku marangamutima ye, ushyiremo ay'ubumana, ntabwo umuntu yashoboka. Turabizi n'abakijwe aho bavuye barabizi ko bitakunda, bitashoboka. Mu mwuka rero, ubuzima bwo mu mwuka mu gusenga, niho abantu baremera isi bifatika, kuko isi yifatika yavuye mu isi bidafatika. Abemera ko isi yaremwe n'abantu baremwe, ibyo bintu barabizi. N'ababyirengagiza bakavuga ko byaturutse ahandi, ngo ibintu byaturutse byagize gute, barabizi neza ko ibyo bintu bigera ahantu hakagira akabazo kamwe bibaza, bagasanga ko ibyo bintu atari byo. Barabizi neza. Gusenga rero bifite umumaro urenze ukomeye. Ariko no gukora byubaka umuntu mu buryo bw'ifatika, bikamuha ibyo akeneye, ibyo yifuza. Gukora n'amaboko, ibintu bifatika bigaragara. Gusenga kenshi rimwe na rimwe, impamvu abantu batabiha agaciro nuko bitagaragara. Ntabwo biba bigaragara, ariko haba haremetse ibintu byinshi cyane, haba hakoretse ibintu byinshi cyane, kandi ibintu by'agaciro ndetse bikomeye. Bitanga rero ibikenewe byose. Gukora bitanga ibikenewe byose muri uru rugendo rwo kwisi, ariko n'urugendo rugana mu ijuru. Kuko kuri iyi si dukeneye ibintu byinshi cyane bigomba gutuma tubaho. Dukenera amazu, tugakenera uburyo bwo kwideplasa amamodoka, tugakenera ibyo kurya, tugakenera ibyo kwambara, dukeneye hari n'ibyo kwishimisha, dukeneye no kwiga, kandi ibyo byose ntibikorwa nuko wavuze gutyo gusa. Amasengesho agira agaciro, akagira akamaro, kubera yuko ibyo wavuze byahindutse bikabihinduka ibifatika. Iyo amasengesho akiri mu magambo, iyo Bibiliya ikiri mu magambo, itari yahinduka ibifatika, ni ukuri umuntu yabigukubitana byose akabigusuzugurana. Kubera iki? Kuko isi yumva ibifatika, yemera ibifatika. Igihe cyose rero ibintu biri mu magambo, abantu bavuga ibintu biri mu magambo nibifatika, ni ukuri wabigukubitana cyangwa akagusuzugura, abafite raison, kubera yuko nta kintu na kimwe ubumwemera. Abantu bose ntabwo bakorera mu kwemera. Abantu hari ba Tomasi bemera ibintu kubera yuko bigize gute, bifatika, bigaragara. Hari n'ikintu uyu munsi abantu birirwa bavuga, ndagira ngo batazagwa muri uwo mutego. Kubera iki? Kubera yuko n'abantu basenga n'abakozi b'Imana uyu munsi bashobora kuzagwa mu mutego, bakumva yuko umurimo wabo ari ukubaka ibintu bifatika, akubaka izo nzu nziza banasengeramo ni byiza, akubaka amashuri, akubaka amavuriro, akubaka amagaraje, hanyuma ibyo ngibyo byose akumva ko ari byo bigomba kumuha agaciro, ariyo misiyo afite. Ntabwo iyo misiyo ariyo misiyo principale. Habaho objectif nyinshi, habaho intego nyinshi, habaho intego
intego nyamukuru n'izindi zishamikiyeho, kandi zose ni ngombwa. Ariko ndagira ngo babwire abantu ntibazagwe muri uwo mutego, kuko misiyo Yesu yatanze niyo kubanza gutunganya imitima y'abantu, bitabujije no gukora abantu bakabanza bagatunganya imitima, hanyuma ibintu bikaza bisanga imitima ari mizima. Ariko nimuhinduka bakanishi, mugahinduka abubatsi, mugahinduka abacuruzi, ntabwo uwo ari wo murimo wa mbere mwahamagariye kubanza kubaka imitima. Nibyo ngibyo mukabikora, nibyo ngira ngo mbabwire. Abantu bashaka kutabivuga, njye numva aha ngaha babivuga bakavuga ngo itorero ngo nta kintu ryakoze, ngo ntiryubatse amashuri, ngo ntiryubatse amavuriro. Ntabwo ari wo murimo wa mbere bahamagariwe, nubwo nabyo ari ngombwa kuko bagomba kubikora, kubera yuko aho bakorera harabisaba kandi bibafitiye umumaro, kuko biratuma bubaka neza abo bashinzwe, biratuma bagira n'agaciro aho bari, bagira n'umumaro, bagaragaramo umumaro. Ariko ndagira ngo mbabwire ko atari yo mission principale. Abantu ntibazabibabwira ko uko nguko niko kuri, uko nguko niko kuri. Mu by'ukuri ikintu umuntu yagagombye kwifuza ni ukujya mu ijuru. Ni byiza kujya mu ijuru, akaba ari icyo cyifuzo, kandi ni cyiza cyane. N'utagifite azakigire, kuko iherezo rya buno buzima ntabwo ari aha ngaho, ahubwo ni mu ijuru. Hanyuma ariko ntibihagarara aho ngaho, akifuza no kubaho neza muri iyi si, kuko Imana yagushyize muri iyi si. Hari ibyo ugomba gukora, aho ugomba kubaho, hari uko ugomba kugenda. Kutabikora rero ni ikibazo. Ariko nagira ngo nkubwire, ari ukujya mu ijuru, ari no kubaho mu buzima bwa hano kuri iyi si, ntabwo byikora. Ndagira ngo nkubwire ko bitikora, uyitonde. Gusenga nabi nta kamaro bimaze, ni uguta igihe. Ariko no gukora nabi nta kamaro bimaze, ni uguta igihe. Kudasenga nta kamaro, ntacyo bizakumarira. Ibyo wubaka byose bizasenyuka, kubera ko wimuyemo Imana, ukora ibyo ngibyo ku giti cyawe gusa. Ariko ibyo ukora byose ukeneyemo gusenga, ukeneyemo ikiganza cy'Imana n'ukuboko kw'Imana. Uko niko kuri. Ugomba gusenga rero. Kudakora uzaba umutindi kandi uzasuzugurika, kuko ijambo ry'Imana byabitubwiye ngo umukene arasuzugurika mu baturanyi be, arangwa ndetse akabonerana, baramubonerana. Iryo ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari ni Bibiliya. Ariko uko niko kuri hano hanze. Iyo nta kintu ufite uri umukene, urangwa kandi ukangwa kubera ukusa, ukangwa kubera kusabiriza, ukangwa kubera yuko naho unyuze hose abantu bavuga ngo uriya muntu aje kudusaba. Niyo utaba ufite gahunda yo gusaba, abantu bakubonamo gusaba, abantu bakubonamo ibibazo, ku bibazo byawe uje kubatura ibibazo. Reka kuba ikibazo rero mu bantu, ukore kugira ngo ugire icyo ugeraho, ukore kugira ngo abantu bamenye yuko n'Imana yawe ihari. Ureke kuba ikibazo, ahubwo ubi igisubizo. Gukora nabi nabyo biraguhombye. Burya wafuma ureka kuba mu kintu aho kukibamo igice, ukakinjiramo cyose ukagikora uko kigomba kugikora. Waba ukoze ugakora, ariko waba utanakoze ukanabivamo, ukaryama cyangwa ukajya mu bindi. Wenda no kuryama sinzi niba hari ukuntu umuntu aryama neza cyangwa agira gute, ariko ukajya mu bintu bizima birahunga, bishobora kukubaka. Amen. Ndagira ngo nkubwire rero ko ntabwo kujya mu ijuru byikora, ntabwo gusenga ngo usenge nabi hari icyo byakugezaho. Kudasenga byo ni akaga. Ntabwo gukora nabi hari icyo byakugezaho. Kudakora ko ni akaga kabi cyane. Hari impamvu nyinshi rero zigaragaza ko umuntu agomba gusenga akanakora, ariko akanakora akanasenga bikajyanirana. Umuntu ntajye ku ruhande rumwe, kuri extreme imwe, ngo ajye cyangwa se ajye ku yindi, yumve ko ibintu yatunganije, yumve ko azagira ikintu ageraho. Ntabwo ari byo. Mubwire abantu mu uburyo bashobora kwiyubaka, bahindura ibitekerezo, bahindura imikorere, bagukunde cyangwa bakwange. Ariko ngi nahitamo ko ngiro abantu inama
aho kugira inshuti nyinshi nabwiye ubusa, nagiriye inama zitagira icyo zibamarira, n'Imana n'ibyo bintu nayo ikabigaya. Ndagira ngo senga ukore, ariko ukore unasenga, nibwo uzaba wuzuye. Naho nuhengamira muri kimwe, umva uzabikora wenda umererwe neza, ariko ndabizi neza, namwe murabizi neza ko bigira ingaruka kuri wewe, ku muryango wawe, ku gihugu, ndetse no kwito, ndetse n'isi yose. Gusenga rero ukanakora ukabijyanana bigira umumaro, kuko hari ibyo bikubakamo, hari ibyo bikurinda. Gusenga no gukora ni umuhamagaro w'umuntu, kuko umuntu Imana imurema yamuremeye gusabana nayo, kandi byose bikorerwa mu gusenga. Imana irema umuntu yamuremeye kugira ngo ayihimbaze, ayiheshe icyubahiro, akomeze umurimo Imana yakoze wo kugira wo kurema ibintu. Agomba gukora isi akayigira nziza, agafasha abantu b'Imana, agafasha umurimo w'Imana, akaba umunyamumaro aho ari n'aho agenda no mu byo akora byose. Ni umuhamagaro w'umuntu. Nudasenga uzamenye ko wataye inzira, utari mu muhamagaro. Nudakora ukavuga ngo uzasenga gusa, uzamenye yuko wishe umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ko mu by'ukuri uri umumaro mukeya mu ijuru, ku Mana, ndetse no ku bantu, ku itorero no ku gihugu, ndetse nawe ubwawe ntacyo bizakumarira. Kuki wabaho ubuzima budafite icyo bimaze, budafite icyo bwishe, budafite n'icyo bukijije? Kuki wabaho ubwo buzima? Byakumarira iki? Hanyuma gukora bica ubukene. Kuko ubukene, ibibazo byose dufite bituruka ku bukene. Kandi ubukene ni umwanzi w'ijuru, ubukene ni umwanzi w'imibereho myiza, ubukene ni umwanzi w'umunezero, ni umwanzi w'urukundo, ni umwanzi w'urugo, ni umwanzi w'uburezi, ni umwanzi wa buri kintu icyo ari cyo cyose, ni umwanzi w'iterambere. Gusenga bitagira ibikorwa biba bipfuye. Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nushaka usenge gute, nushaka ukore gute, utagira ibikorwa, ibyo bintu c'est stérile. Harimo ubugumba, nta kintu byakumara, nta kintu byabyara. Gukora ibintu rero bigumbahashye, bidafite ikintu bikumare, nta kintu bimaze, nta kintu byakumarira. Ndagira ngo rero uhindure imibereho yawe, uhindure imitekerereze yawe, wanga ubukene, kandi uzabwanga usenga neza uko bikwiriye, ariko unakora uko bikwiriye, bitanga umusaruro, bitari ukubyitirirwa gusa. Hari igihe umuntu kwitwa umukristo gusa uri aho ngaho, ukitwa umuvugabutumwa gusa uri aho ngaho, ufite ubuzima budahinduka, sosiyete ubuzima bwa nta kintu buyimariye, ari ukuvuga gusa n'izina gusa, bimaze iki? Byahimaze iki? Gusenga rero neza no gukora neza uko bikwiriye bica ubukene, bijyana umuntu mu ijuru neza, bituma umuntu asenga neza, bituma umuntu abaho neza, bituma umuntu atera imbere, bituma umuntu aba atifuza icyo ashaka, arakiha. Gusenga no gukora neza bica agasuzuguro. Amen. Bica agasuzuguro, kuko nta kintu kibi kibaho nko kubaho ugenerwa n'abandi, nko kubaho ukuburirwa n'abandi, nko kubaho ubuzima bwawe ari abandi babugena. Reka mbabwire, ivugabutumwa ritubaka abantu muri ubwo buryo ntabwo ryuzuye, kuko na Yesu yarakoraga, intumwa zarakoraga. Ntabwo abantu bagomba kwicara ngo babeho gutyo gusa, be gukora
bumve ko babitunganije ngo barasenga gusa. Ndabwira abantu basenga, ariko ndimo kubwira n'abantu bakora gusa bumva ko batazasenga. Nababwiye ngo uyu munsi hari ibintu nje kubaga nta kinya ndibuze gushyiramo, nta n'imiyaga ndibuze gushyiramo. Ndashaka kubaga ibintu abantu bubakiyeho bipfuye, ibitekerezo bipfuye, imigambi ipfuye, gusanga gupfuye, gukora gupfuye, kutuzuye, ariko kugenda gusenya ibintu bimwe na bimwe. Ari ibintu abantu bubaka utabyubaka neza, utabyubaka ku rufatiro ruzima rurimo Imana, rurimo gusenga, ibyo bintu ubwabyo bikagusenya. Turabibona hano hanze mu rubyiruko, abana bicwa n'ubusinzi, abana bicwa n'ubusambanyi. Turababona kandi bafite ibintu, bari mu miryango mizima. Nibashaka kuko ntabwo umuntu muzima usenga ntabwo yakwicwa n'inzoga, ntabwo yashukwa n'ibyo afite n'ama etage n'amafaranga. Oya, ahubwo bibyo kumwubaka bikubaka n'abandi bikamugira akamaro, bikubaka famille. Ingo zirimo gusenyuka hano hanze, abana barimo barasenyuka, abagabo barimo barasenyuka, abagore barimo barasenyuka, kuko hari icyo batanimo gukora. Ibyo bintu byombi ntabwo barimo kubijyanisha. Turavuga rero ngo nimusenge, ngo turabasazi, ariko twabwira n'abantu ngo ni basenge banakore, bakavuga ngo twavuye mu by'umwuka turi mu by'umubiri. Murabishya, ntabwo ari byo. Nimusenge munakore, nibwo muzavana umudendezo muzima mu byo muvuga n'ibyo mukora, nibwo ibyo muvuga bizumvikana. Kubera yuko kuvuga gusa amagambo isi ntiyakeneye, isi irakora, isi ibona ibifatika. Mwe kuki bibatwaye gukora no kugira ibintu ko bibafasha ubwanyu, kuki mutabikora? Nimufashe isi kugira ngo ibashe no kubumva, ibashe no kubona n'akamaro kayo. Gusenga biguha icyo ushaka. Impamvu abantu basenga bakagira basenga bakaba n'abakene, bakaba n'abatindi, basenga nabi, musenga nabi. Ko gusenga kwa nyako kuzate ibintu bifatika, biguha support mu magambo uvuga, mu byo ukora. Hari ibyo udasengera. Hari igihe umuntu usanga umuntu asenga agahora asenga arimo gusaba ibyo kurya, asaba imyambaro. Imyambaro n'ibyo kurya ni besoin primaire. Ni ukuvuga ngo umuntu abakiri hasi cyane, ibyo bintu akibisaba. N'isengesho avuga riba rikiri hasi cyane. Ariko dukeneye abantu barenze uru rwego, ahubwo basabira abandi amahoro, basabira abandi kugubwa neza, barenze ibihe by'ishyari, ibihe byo kwifuza, ibihe by'amarira, ahubwo bashobora gufasha abandi mu masengesho. Amasengesho asaba ibintu bigari, amasengesho atuma umuntu atekereza ibintu bigari, kuko Imana izagusubiriza mu masengesho yawe, ariko bitewe n'ukuntu wasenze, bitewe n'umugambi ufite, bitewe n'ibyifuzo byawe bijyanye n'imigambi yayo. Kuko Imana yacu ntabwo ari ituntu dutoya, ahubwo ni ibintu bigari bizamutse. Iyo rero washubijwe ku bintu bimwe na bimwe, n'amasengesho yawe arazamuka, n'ibyo wubaka bikazamuka, n'indoto zawe zikazamuka. Gukora neza ukagira ibyo ugeraho bituma ubasha gusenga neza. Hari masengesho utagisenga. Iyo usenze neza ugakora neza, imihigo yawe ijya mu bikorwa. Ubu dufite abantu bahize neza, bahiga kugira neza, bahiga gukora neza, bafite imigambi myiza, bafite gahunda yo kubaka ingo nziza, bafite gahunda yo kurera neza, bakarera Imana bagakorera Imana, bafite gahunda yo kubaka ibintu bihesha Imana icyubahiro. Ariko imigambi yabo yaradindiye, imigambi yabo ntishobora kugerwaho. Kubera iki? Kubera yuko baba mu bukene, baba hasi. Gukora ni kwa ntako, ariko no gusenga ni kwa ntako. Ariko ufite ikibazo ufite gikomeye, n'abantu basubizwa barahize ntibahigure, n'abantu bahabwa ibyo basengeye, ibyo bakoreye, barangiza bakimuramo Imana. Ubu byishe nabwo. Ndagira ngo bikubwe, nakubwira ngo uyu munsi ndabaga nta kinya, ndamena
ikibyimba nta kinya. Senga unakore, ariko kora unasenge, kuko birajyana. Birajyana nubwo utabyemera, ariko ndabikubwira kuko hari abantu hano hanze bishwa n'ubusinzi, bishwa n'ingeso mbi z'ubusambanyi, basenya imiryango yabo kubera yuko badasenga. Hari ibintu abantu barimo gukora ko bimuye Imana, badashaka gusenga, kandi ariho ubutabazi buri. Ingo nyinshi zirimo zirasenyuka kuko abantu bimiyemo Imana, ntibashaka kumva ijwi ry'Imana, ntibashaka kumva inama. Barashaka kuba ibyigenge, gukora ibyo bashaka, ngo basayishe mu byo bashaka. Gusenga neza no gukora neza uko bikwiye bikajyanirana, bikikira umuntu mu mirimo myiza n'imigambi myiza afite ku bandi bantu ku isi. Ntabwo insengero ziri hano hanze zisa nabi kubera yuko abantu ari bwo bushake bafite, ahubwo n'ubushobozi bukeyi. Ntabwo umuntu wenda yumva anogewe no kuba mu karuri na etaje yamubera. Ntabwo umuntu ashobora kuryoherwa no kugenda n'amaguru, inkweto zigahengama, ishati ikazaho bya bindi bitubuki nikora karihinduriza ari uko abishaka. Oya, abantu bafite imigambi myiza, bafite ibitekerezo byiza biri aho ngaho, ariko kubera gukora nabi ntabwo bashobora kugera ku migambi myiza bafite kuri bo ndetse no mu bantu. Ntibishoboka. Kubera iki? Abantu bafite imigambi iri aho ngaho, ariko idashyigikiwe no gukora uko bakwiye gukora. Hari n'abandi bafite ibintu byiza, bafite babigezeho bagize gute, ariko ibintu byabo bigenda bisenyuka, nta mahoro bayifitemo kuko bimuyemo Imana, ntibasenga. Gukora cyane ntibibuza gusenga, no gusenga cyane ntibibuza umuntu gukora, bigomba kujyana. Uzakubwira ngo kimwe ari cyo gifite akamaro kurusha ikindi arakubeshya. Uzakubwira ngo gusenga nibyo bifite akamaro kurusha gukora, n'iryo juru ntuzarijyamo, kuko amaganya bubamo, ubuzima bubamo bw'amaganya, ubuzima bubamo bwo kwifuza, bikaza no kugera ku ishyari, umuntu atera imbere bikakubabaza. Iryo juru ntabwo uzaribona, kereka niba ari irya Kamonyi wenda uzarijyamo, cyangwa irya Gasogi, ariko ijuru ry'Imana ishobora byose ntaryo uzajyamo. Amen. Imana idufashe. Gukora, gusenga ugakora, no gukora ugasenga biha umuntu agaciro. Ntabwo uzabwira abantu ngo Imana irakora uri mu bukene, uri mu butindi, gutyo gusa bishobora kuba mu gihe runaka, ariko ntabwo abantu bazaguha agaciro kuba ko wavuze amagambo menshi, wagiye hari ukikunkumura, wavuze ngo uri umuhanuzi ukomeye cyangwa uri umuvugabutumwa ukomeye. Bazaguha agaciro kuko hari ibyo ufite bigaragara bifatika. Isi nuko nguko iteye. Niba wabitekereza gukunda, uzamenye ko atari byo, ko wibeshye. Isi ni ibyo ngibyo ibona. Uzavana agaciro mu bantu kubera yuko hari ibyo ufite bashaka, ibyo ufite bifatika babona. Ibindi byose ni ukubeshya. Ariko nawe wifite agaciro uzagahabwa nuko washyizemo Imana, ugashyiramo gusenga. Nibwo bizakubuza gusinda ukinyarira, nibwo bizakubuza guturwa urugo rwawe ukajya gushaka umugabo wa kabiri cyangwa wa gatatu, cyangwa se ukajya gushaka undi mugore ugaharika. Nusenga uzashimishwa n'ibyo ufite, ko wahisemo. Ugomba kuba muri ibyo ngibyo, kuba mu bintu ukanasenga, nibwo uburinzi buzaba ku bana bawe. N'ibyo ufite hakabamo uburinzi kuko washyizemo Imana. Agaciro kabaho ngaho. Ibindi byose bavuga birababeshya, ibintu by'ubuntu biri aho ngaho, ngo ijuru umuntu azajyamo uko yishakiye, ngo iby'isi umuntu azabibona gutyo kubera ko yavuze yagize gute. Ntabwo ari byo. Amen. Gusenga, gukora, ukagira ibintu bizakuzanira inshuti, bizatuma abantu bagukunda batabishakaga kubera ibyo bakuvanaho. Ntabwo abantu bose bagukunze,
ari uko bagukunze gutyo gusa. Uko niko kuri. Hariho abagukunda bakagukundira imigati bahana Yesu bamukundaga kubera imigati yabahaga. Hariho abaje nyuma arayibima. Ariko hariho gukora ukagira ibintu bifatika biguhesha inshuti nyinshi, ugakundwa. Ngo umukiragira inshuti nyinshi, ariko ngo umukene we na nkeya ntazagira, ngo ndetse baranamubonerana. Umuntu ashobora kugukandagira kubera yuko nta kintu akora, nta ruvugiro, nta n'icyo akuvanaho, akakureba nk'ikimbwe haze. Ariko ifite ikintu gira inshuti. Iyo ukora ugira inshuti ziragukunda, ziragusa, na serivisi usaba zirakorohera. Uzareba abakire, umukire ashobora gukoresha ubuko ntagire ifaranga rimwe risohoka ku mufuka we. Ibintu byose bigakorwa n'abandi bakire bagenzi be. N'umukire akikokora, wari gutanga 2 akavuga ati reka nashyiraho n'10 nanjye niyandayande. Ariko kubera iki? Kora ko hari icyo amukeneye amutezeho. Uko kuri ntabwo mukuzi. Uyu munsi nibwo mubyumvise, mwakoze mwabantu mwe musenga mugakora kugira ngo mubashe namwe kugira inshuti nyinshi, mubashe gukundwa, n'ibyo mukora bigahabwa agaciro. Ndababeshye se? Ibyo mvuga ntabwo ari ukuri. Gukora bihesha abantu agaciro, gutunga bihesha abantu agaciro, bihesha abantu inshuti. Bituma umuntu abo mutware agatwara. Hari ahantu uzicara wicajwe nuko wakoze bigaragara, ariko bitarimo ubujura. Ko hari abantu benshi bazi ko gukora birirwa bava ngo barashimira Imana, ariko ari abajura bari aho ngaho. Bakirira ati ibyo bakoze kandi biva mu bujura, ndetse bakirigiza n'Imana inyuma kandi byaravuye mu bujura. Aho kugira ngo basabe Yesu abagenderere, abakiza n'icyo gisebo kiriho, abakureho n'ibyago n'ibirego bibariho. Urabitunze ariko Satani arakurega, n'umutima wawe urakurega. Umuntu usenga rero akanakora, hari uko ayobora. Ugira impano z'umwuka, ukagira impano z'umwuka. Ntabwo isi zifite. Abantu ntibashobora isi nishobora guhabwa umwuka wera, kuko ntiwumerita, ntiyanawakira, ntiyabona umwuka wera, ntiyabona naho yicara. Ko ufite umwuka wera wa profise, hanyuma uwo mwuka wera ukamuprofitana akaguhesha na bya bindi bifatika, ariko ukanamwemera kuko ntabwo azagufata ku ngufu. Ibyo udashaka kugeraho ntuzabigeraho, kubera yuko muri wowe ntiharimo n'ubushake. Imana ikorera mu bushake bw'abantu, ikorera mu masengesho y'abantu. Ibyo uremye, ibyo wahamagaye biraza, Imana irabyumva, ariko bituruka mu bushake bwo guhindura ibintu n'imitekerereze n'imikorere. Uba umutwe, ntabwo uba umuretwa. Gukora bituma utagaraguzwa agati n'isi uko ushatse. Kandi ibi ngibi ndimo kuvuga birareba inzego nyinshi, birareba umuryango, birareba nuza entité zigiye zitandukanye. N'igihugu hari inama cyavanamo, umuryango hari inama wavanamo, itora hari inama byavanamo. Birareba abantu benshi. Imana irikunda abantu basenga ariko banakora. Adamu na Eva Imana yabashyize mu busitani ngo bawukorere, ariko basabane nayo. Byazanye akaga kubera ko bibagiwe ubusabane bwabo n'Imana, ariko bituma n'ibyo bakora bibagora. N'uyu munsi turacyabigenderaho, nubwo utabyemera, ariko ukavuga ngo ni inkuru. Ariko ni inkuru. Uzamenye yuko ibyo wakubaka byose bavanyemo ubusabane n'Imana bizakugora. Uzahinga birumbe, kubera yuko ntabwo harimo protection y'Imana, harimo uburinzi bw'Imana. Imana ikunda rero abantu bakora. Yesu yarakoraga. Yesu yabayeho, ntabwo ibintu byose yavuze ngo arasenga gutyo gusa, ariko yahabayeho no gusora umusoro wa Kayizari. Ariko kubera ko afite n'ububasha, ajya kuvana
umusoro igiceri mu kanwa k'ifi kuko afite ububasha. Ni gute abantu bashaka gusenga bakikubita ku gatuza bakavuga ngo barakomeye, ariko ugusenga kwabo nta kintu kubamare, gudashobora gucerekesha ibibasamiye, ugusenga kwabo kudashobora kugira ibibazo gukemura, ahubwo ari ibibazo mu bantu. Gusenga bigomba kugira imbaraga, gukora bigomba kugira imbaraga kandi bikajyana. Usenga mu mbaraga zuzuye zikwiriye afite imbaraga, agongeraho no gusenga afite imbaraga kuruta undi muntu wari wese wasenga gusa cyangwa se agakora gusa hanyuma ibyingibyo bitarimo. Abantu ntibasengera ko bagire n'imbaraga mu byo bakora. Paulo yavuze ijambo ry'Imana tubigendaho n'uyu munsi, ariko Paulo yarakoraga. Yesu ajya kumuhamagara ntabwo yamuhamagaye gutyo gusa, ari byo yahereyeho. Wa murava yagiraga mu gutoteza ubwoko bw'Imana, wa murava yagiraga mu gukurikiza amategeko y'abashebuja abafarisayo n'abasadukayo, akabishyiramo umwete. Ufite umwete azatwara, umunyamwete aratwara. Umunyamwete aratwara, ariko ukuboko kudeha ngo kuzahinduka iki? Umuretwa. Paulo yarasenga akanakora. Niba inzandiko zose dufite muri nyinshi dufite muri Bibiliya, dufite umurimo Paulo yakoze n'uyu munsi tukaba tuwugenderaho, ni gute abantu badatera mu kirenge cya Paulo n'icya Yesu kandi hari byinshi twakagombye kumwigiraho? Barakoraga. Abakozi b'Imana barakora, ntago bategereza guhabwa no gukuburirwa. Aho niho havaga agasuzuguro. Tujya twumva ngo abantu bamwe bavuga ngo ngewe ngo Imana yarampamagaye ngo rangije imbuza gukora utundi tundi sinshobora kutujyamo. Birashoboka. Aho wavuganiye n'Imana, aho abantu bavuganira n'Imana nituba duhari. Ariko hari ibintu bigaragaza ko umuntu yavuganye n'Imana. Nuko ibintu by'Imana, umuntu ahamagaye n'Imana arakora, umusaruro ukagaragara. Ashobora guca mu bihe bikomeye, ibihe bigoye, bimwigisha, byigisha n'abandi, ariko arangiza Imana ihembye, kuko Imana ihemba neza. Niba usenga ukaba utinda ukaba uri ikibazo kugira ngo ube igisubizo, gusenga kwawe turagukemanga. Gusenga kwawe turagukemanga kuko Imana ihemba neza. Imana ihemba neza. Niba ubizi neza ko Imana yaguhamagaye, komeza inzira zawe, wikumva baguca intege, bavuga ngo Imana ntigira abakozi, Imana ntihemba, ibintu by'Imana nta kibamo kizima. Komeza inzira yawe, wikumva abaguca intege, wikumva amagambo y'urucantege, wikumva amagambo. Ariko niba usanze waribeshye ukabeshyera Imana ngo araguhamagaye ukanga gukora, ukumva ko uzatungwa n'abandi, harimo no kubiba no kubabeshya no kubeskuruka, vayo bireke. Jya guhinga cyangwa se cyo gucuruza cyangwa ujye gucunga ingorofani cyangwa se uwumukanisha bimenyekana, vamo. Uyu munsi navuze ngo ndabaga nta kinyi. Ndabwira umuntu usenga adakora, ariko nkabwira n'umuntu ukora adasenga. Muri bamwe nta hantu mutandukaniye. Wowe ukora udasenga n'usenga adakora, muri bamwe. Kubera yuko usenga adakora arabeshya Imana, arabeshyera Imana, ariko ukora nawe adasenga arabeshya Imana, arabeshyera Imana, yataye Imana, kandi ibyo ukora nta burinzi burimo. Abantu nibave mu miteto. Abantu bamenye yuko hari imitekerereze igomba guhinduka n'imikorere igomba guhinduka. Iyo abantu basenga badakora, niho hava agasuzuguro ku bakozi b'Imana, ku murimo w'Imana, niho hava agasuzuguro ku itorero. Ikizaca agasuzuguro ku itorero, ikizaca agasuzuguro ku bakozi b'Imana, nuko basenga bakanakora. Kandi gusenga ntabwo bivuze gusenga byose bivuze gusenga. Ni ugusenga neza. Gusenga bifite umumaro, bifitiye umumaro nyiri gusenga, bifitiye umumaro abandi, bikemura ibibazo aho kuba ikibazo, aho kubyara ikibazo, aho guteza ibibazo.
abantu nibakore mu buryo bukemura ibibazo, birukane umwuka wo kwiba w'ubujura, wo kumva ko ibintu bibaho uburenganzira bwo gukora ibidakorwa. Niba abantu bashaka kwiga, bigire ku bihugu ibingibi byateye imbere, barebe uko abantu barimo, uko umurengo w'ibintu ibyo urimo kubakorera uyu munsi, aho abantu bajya hari bagatukana bakumva ko nta kibazo gihari, ko ari uko bigomba kugenda. Aho abantu bumva ko bazazana imico idashobotse, bazayimika, mbese impamvu barandura Imana badashaka no gusenga abenshi, nuko ijambo ry'Imana rivye ribabuza, kandi ibyo ribabuza uko gusenga kondisiyo bibashyiraho nibyo byubaka ibintu birambye. Niho tuzabona umuryango muzima, tukabona itorero rizima, tukabona n'igihugu kizima. Ndasenga rero nsaba Imana ngo ifashe abantu bayo bahindura imitekerereze, bahindura imikorere. Gusenga konyine kutagira ibikorwa kuba gupfuye, kandi gusenga nushaka ugira amatitire, nushaka witwa gute, witwa umukristo, witwara nk'ishusho ya Bikira Mariya, witwara uko wishakiye, wigira intungane mu byo uvuga nuko ugenda wiyengesereye, ariko iyo nta bikorwa bihari ntushobora kubisha, biragaragara. Niho hazava agasuzuguro, niho hazava gusuzugurwa, niho hazava kwangwa, niho hazava kuboneranwa, niho hazava gutukwa no gucirwa, abantu bakagucira mu maso, bakagusuzugura kubera ikikura ko udakora uko bikwiriye, ariko utanasenga uko bikwiriye. Imana ibafashe, Imana idufashe twese. Kadusengere. Data Mana ishobora byose, turagushimiye umwanya waduhaye wo kugira ngo tubashe kuvuga ku ijambo ryawe. Turagushimiye uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo dukebure abantu, tugire ibyo tuvuga, tugire ibyo duhindura, tugire ibyo twubaka, tugire ibitekerezo bimwe n'inama dutanga byabasha gufasha abantu ku giti cyabo, bigafasha imiryango, bigafasha igihugu, bigafasha itorero. Bana n'ubwoko bwawe ubugirire neza, Uwiteka utange umutima mu abantu bawe, umutima wemera gusenga, ukabijyanisha no gukora, kandi gusenga uko bikwiye no gukora uko bikwiriye. Ugenderere abantu bavuze ko bazakora gusa batazasenga, ko nta n'ikintu binamaze. Uwiteka ubireke bamenye yuko ibyo bakubaka byose bitarimo wowe, bitarimo ukuboko kwawe, bitarimo uburinzi bwawe, ibyo byose ari ibintu bishobora gushira nk'umuriro w'amashara, bigashya bikagurumana, kuko bidafatiye gufatira ubuzima ari rwo Yesu Kristo. Bana na buri wese kandi umugirire neza, wiheshe icyubahiro, reka icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.